bagomba gufashanya. Tumaze n'iminsi tubyigisha tubigarukaho tuvuga tutari ko kuki Kangondo imeze nk'iyakubakubiwe mu nkambi nk'iya Kibeho, ariko abaturanyi bayo abandi bahuye n'ibibazo nk'ibyabo, abanyarwanda batuye umujyi wa Kigali bose, abatuye ma prefecture bose, kubera iki ntacyo babafasha? Kubera iki bataza gufasha Kangondo? Kubera iki buri wese wahuye na kiriya kibazo nawe ubwo atatangira kuzamura ijwi? Kuko Kangondo nibayizingitiranya yonyine mu gaceceka mu gatuza, mwumvise ko bakoze uko bashoboye kose bakaguramo bamwe bakabaha amafaranga yabo yuzuye, bakanababwira kuza noneho kwigisha abandi, bababwira bati twebwe twabonye ingurane, twabonye inzu, twahisemo inzu, ariko babahaye amafaranga, twagiye hari. Ibyo byose nibyo agatsiko gakora, turabimenyereye. Iyo mwashyize hamwe mukarwanya niko babigenza. Niba mu Rwanda twigeze kwandika igitabo kinini cyane turimo turega Ministre Kalibata ku makoperative twari dufite y'ubuhinzi twari twarakoze mu Rwanda. Twari amakoperative 80, dufite abanyamuryango bageze hafi 5,000. Nuko bajya kundega ko ngo ndimo kwiyamamariza kuri abo bantu, kandi amatora nta n'amatora yari ahari. Nuko Kalibata afata ibintu byose twakoraga byose arabifunga. Ubwo natwe twandika igitabo nyine kinini cyane twiramanta tuvuga ibibazo uko byagenze. Ariko ukuntu nabikoze, nari nahamagaye abaturepresenta mu ma prefecture yose baraza twicara hamwe, fata urupapuro ko nari nzi amanyanga FPR, nari mbizi ko binundi bizagenda gutya. Fata urupapuro ndavuga nti twese tugiye gusinyira ahangaha twese, ariko mbifotora mfite na kamera, buri muntu wese asinye. Kandi cyakurikiyeho nicyo natekerezaga. Igitabo tumaze kukidepoza muri presidence, tuvuga amakosa ya Kalibata, tuvuga amakosa ya Minagri, tuvuga ukuntu ubuhinzi bupfuye, ukuntu batwiba, ukuntu baduhombeje, ukuntu amazu yacu bari kuyagurisha kubera iyo mishinga. Abantu muri presidence batangira kutwirukankamo. Urumva kugira ngo bari twebwe bakemurira ikibazo, nitwe tugiye gukorwaho investigation. Batangira kudukoraho investigation. Ariko bari abantu ntabwo bakorana n'umwanzi w'igihugu, ariko bari abantu bakagenda bagafata uwo muri Butare, bakambwa batari koko tubizi ko ari uriya mugabo w'i Kigali wabashutse, ati buriya hari ahantu koko mwarahasinye, ati si wowe wabasinye, ariko watubwije ukuri ko ari wowe wabasinye tubizi. Noneho bahashingura ikirenge, wa wundi akampamagara ati bya bindi watubwiye mu nama ni komisi, barimo kumbwira ngo ngushinje ko ari wowe wadusinye, ariko twasinye duhari twese, ntabwo bizi ko twasinye na kamera zihari. Bati cyane babonye binaniranye, abagombaga kunshinja babavuze ngo havuyemo bamwe barabyemera nyine nka 5 baravuga bati twebwe n'ubundi barabidutsindagiyemo, ariko ntibavuga ko nabasinye kuko nicyo bashakaga kundega. Turabyemeye uti uriya n'ubundi niwe ubidutekeramo, twe ntabyo dushaka, uburenganzira bwacu turabufite, amasambu na yacu, nta kibazo dufite. Bajya kunshinja, haza umuntu wo muri presidence, ari naho havuye guhunga kwanjye, araza anyicaza mu biro, ahantu nari mfite ibiro, arambwira ati ikibazo mufite ni iki? Mwandikiye president? Twaramwandikiye. Nimwe mwasinya hano, twe twahasinye. Ibibazo mufite ni ibihe? Ndongera ndabisobanura byose, igitabo cy'amapaji hafi 100 ndakisubiramo n'amasinyatire ndayavuga, buri muntu naho atuye n'umwirondoro we, byose mbishyira hari. Hangije arande. Ubwo twari tumaze ariko minsi mu manama menshi cyane adashira. Kalibata yaje, uwitaga Ruzindaza wari PM wari PS muri iyo ministeri ya Minagiri na waraza, birananirana birebire, haza bamo koperative baradusesa, batwambura ibyangombwa bari baraduhaye kugira ngo duceceke, ariko birananirana, ikibazo kirazamuka. Noneho umugabo arambwira tumva rero mugabo kankubwira, anyeka n'ikarita ye muri presidence yarayambaye mu ijosi, tumwe tuba dufite utuntu tw'ubururu, n'ifoto yari iriho umusore rwose w'umugogwe muremure cyane w'igisore. Baravuga ngo nshobora no kunigera hano muri office ko ari kugoro. Iyo musore arandi batumva rero nkubwire,
ibi murimo wa mugabo ufite imanza ntabwo uzazirokoka uko yambwiye ati kagenda ubwo tuzabireba yapfuye guhaguruka aho mu biro igitabo nari nkifite ngisigamwe aho ngaho n'impapuro nandika ibaruwa nandikira uwari unyungirije ndamwandikira byose mbisigaho ngaho ku meza mubwira naho nasize imfunguzo z'ibiro ndamutelefona mubwira ariko namaze kuva mu gihugu nagiye kuko amakuru nari mfite kwari uguhita banyica nicyo cyari gisigaye abakangondo rero buriyo bari kurwana na biriya bintu bita numva neza uburemere bwabyo bita numva icyo karagatsiko kaba karimo kagendereye buriya buri muntu ku giti cye baragenda bamugeraho nta handi hantu imbaraga zava atari ukunga ubumwe bwabo daboro babanze bashyire hamwe ariko kandi n'abandi banyarwanda two kubaterera ijwi ryacu twe turi hanze nta kintu ryakora usibye kubamagana gusa tukabamagana mu miryango mpuzamahanga nk'ibi dukora n'amabaruwa twandika n'ibiki ariko bo ubwabo n'abanyarwanda bari mu gihugu bashobora gukora ikintu bashobora gukora resistance ikomeye biriya bintu bikabera isomo agatsiko bikababera isomo ko abanyarwanda dutangiye gufunguka ku maso nibave mu bintu by'ubwoba ntabwo ubwoba buzatuma bakemura ibibazo byabo ariko nibitandukanye umwe agaca hariya bazabica kandi bazagenda bica umwe uruhongohongo kwa kiriya leta amakuru murayazi yamaze kumira ariya mafaranga ikintu bakora umushoramari akazana amafaranga akayaha leta